Ubwo nagiraga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye narishimye cyane kuko numvaga ninjiye mu kindi cyiciro kidasanzwe. Birumvikana ko hagombaga kuza abandi banyeshuri bashyashya. Nibyo koko niko byagenze. Hashize ibyumweru bibiri mu kigo habaye ikirori cyo kwakira abanyeshuri bashyashya. Ikirori gitangiye, DJ yasizeho umuziki, turabanza turabyina. Nuko wari uyoboye afata ijambo aduha ikaze maze tugezaho na gahunda zose z'uwo mwaka. Ijambo ryari risoje, abanyeshuri bashyashya nibo bari batawe kujya kuri stage. Nuko bose barahaguruka bajya kuri stage. DJ ashyiramo umuziki batangira kubyina. Ubwo njye nari nicaye inyuma impande y'idirishya rifunguye kugira ngo numve akayaga kuko numvaga nashyushye cyane. Umuhungu twari inshuti wari wicaye ku rundi ruhande yarampamagaye ngo ngenda nyereke hari icyo ashaka kumbwira. Nuko mpagurukaho nari nicaye nsanga wa muhungu. Ngiye kwicara sinzi uko nahindukiye ndeba inyuma mbona umukobwa wicaye wenyine asa nk'ufite ubwoba bwinshi. Naramwegeye mugize impande mbona n'ubwa mbere mubonye. Nuko mubaza impamvu atagiye imbere kandi abandi bashya bose bagiye. Ansubiza mu ijwi rituje cyane agira ati, ndumva ntameze neza, niyo mpamvu nahisemo kuza kwicara hano njyenyine. Ibyo byose yabivugaga yubitse umutwe we mu maguru. Nuko ndamwibwira mubaza izina rye n'umwaka yaje kwigamo, maze umutwe ambwira ko yitwa Sandrine, akaba aje kwiga mu mwaka wa 4. Nkimubona mu maso nahise mbura ikindi kibazo namubaza. Ndamwitegereza nawe aranyitegereza. Duhuje amaso mbona agize isoni ahita areba hasi. Ako kanya imvura yaraguye nuko arakonja cyane. Mbona atangiye gutitira. Nahise nkuramo ikote naye nambaye ndamuhereza arifubika. Abari bagiye imbere nabo bari barimo bagaruka. Mu by'ukuri numvaga ntava impande ye. Aho bari bicaranye baraje nuko nanjye mpita mpaguruka ndagenda. Ubwo ikirori nacyo cyari kirimo kigana ku musozo. Sinajyaga mbona umukobwa ngo nifuze kuvugana nawe cyangwa se ngo umutekerezeho byinshi. Ariko uwo munsi intekerezo zanjye zarahindutse. Naraye ntekereza ishusho y'uwo mukobwa n'ubwiza namubonanye. Bwari bwo bwa mbere mfashe igihe kingana n'amasaha arenga 2 nkatekereza ku mukobwa. Mu gitondo bukeye hari kuwa gatandatu. Nk'ibisanzwe twaramukiye mu masoko. Ndimo gufura amazi yaranshiranye nuko nerekeza ku mugezi ngo ndebe ko nazana yandi. Mpageze nsanga Sandrine nawe yaje kuvoma. Nuko ndamusuhuza mubaza nimba yakize. Maze aranshimira cyane niko kumbwira ati, wakoze kumfasha. Nimugoroba iyo utahaba imbeho yari igiye kunyica. Nuko aterura indobo z'amazi arazamuka. Ageze imbere mbona azamugoye cyane. Ndamubwira nti reka nkutwaze nkugeze imbere. Nuko tugenda tuganira ariko mbona asa nk'ufite isoni nyinshi. Tugeze aho yari ari gufurira nuko aranshimira cyane maze nsubira ku mugezi numva ibyishimo byandenze. Isaha yo kujya muri refi igeze nk'ibisanzwe twese twagiye kurya. Njyewe n'inshuti zanjye ntitwakundaga gutinda muri refi. Intego yacu yari ukwinjira nyuma tugasohoka mbere. Turangije kurya twarahagurutse turasohoka. Ntaratera intambwe n'ubuye amaso ndeba ku ruhande rw'ibumoso maze mpuza amaso na Sandrine. Nuko gusohoka birananira maze ndongera ndicara. Sinari nzi icyo ari gutekereza gusa amaso ye yari ari kunyitegereza cyane. Turi mu ishuri turimo kwiga nakundaga kwicara ku ruhande impande y'idirishya. Abacaga hanze bose narabarebaga. Isaha ya 2 yenda kurangira nuko mbona umuntu usa nka Sandrine ari kugenda hanze. Maze ndahaguruka ndeba mu idirishya ngo menye neza nimba ari we. Mwarimu mbonye ahita nsohora ngo ndimo kuderanja abandi banyeshuri. Nahise nsohoka nihuta kugira ngo wa muntu atancika. Nuko mugezeho nsanga siwe. Numva ndababaye cyane. Nimugoroba amasomo arangiye ndi kumwe n'inshuti zanjye. Umwe muri bo atwereka umukobwa wari ugiye kwinjira muri library. Nuko aratubwira ati, ariko uriya mukobwa mumubona mute? Mubona ukuntu ari mwiza? Ateye neza, agenda neza, hahirwa uzamutsindira.
rwose ntababeshye uriya mukobwa ni mwiza cyane, nta muntu utakwifuza kumuvugisha. Hashize akanya gato wa mukobwa yarasohotse, murebye neza mbona ni Sandrine. Numva nagenda nkamuvugisha, ariko kubera ko ikiganiro cyari kiryoshye numvaga nta kivamo. Ari gutambuka yarambonye, nuko arahagarara arampamagara. Nuko abo twari kumwe batungurwa no kumva nziranye na Sandrine. Baratungurwa cyane, dore ko bamfataga nk'umuntu utagira urukundo kandi utabasha gutereta. Nuko ndagenda, turamanukana, tugenda tuganira ibintu bisanzwe. Ninjoro tugiye kuryama, b'abahungu baraje bambaza ukuntu nziranye na Sandrine. Nuko mbasobanura ukuntu twamenyanye n'impamvu yabiteye. Mbabwira ko kandi Sandrine nkimubona nese mwikundira cyane. Babyumvishe baranseka cyane, barambwira ngo ese urumva urwo rukundo rwawe rushoboka? Urabona umukobwa mwiza nk'uriya yakwemera? Reka kwirirwa wishyuhiriza umutwe ubusa. Nuko ndabareka ndiryamira. Ariko mu by'ukuri koko numvaga ntangiye gukunda Sandrine. Turi muri refe turimo kurya, amaso yanjye yabaga yibereye kwa Sandrine. Nkagerageza kuyakurayo ngo ndebe ko nareka kurebayo, ariko nanone nkisanga ndimo mureba. Yari afite amaso meza yabengeranaga kurusha y'inyana iri mu ruhongore. Rimwe na rimwe twarayahuzaga, nkumva utuntu twinshi twirukanse mu mubiri wanjye, maze akamwenyura, nanjye aho ndi nkumva ngize akanyamuneza. Buri munsi nabyukanaga intego y'uko uwo munsi urarangira mubwiye ko namukunze, ariko umunsi ukarangira ndetse hakazaho n'icyumweru nacyo kikarangira. Uyu mukobwa Sandrine uko yanyitagaho n'uko yamvugishaga byatumaga nibeshya, nkishyiramo ko wenda nawe ashobora kuba birimo. Buri munsi nyuma ya saa sita tuvuye muri refe, yazaga ku ishuri nigagaho, agahagarara inyuma y'idirishya, nanjye ndimo imbere, ubundi tukaganira, ariko nkabura aho mpera mubwira ko namukunze. Abo twiganaga bose bari bazi ko nkundana na Sandrine, kubera ukuntu akenshi twabaga turi kumwe. Umunsi umwe ari nimugoroba turi muri etide, umwe mu banyeshuri twiganaga yarinjiye avuye hanze, araza arambwira ngo dusohokane tujyane hanze anyereke. Twarasohotse, anjyana inyuma y'ishuri, nuko arambwira ngo reba hari imbere. Kubera ko atabonaga neza, nararebye mbona hari abantu babiri bari kuganira basa nkaho bari mu rukundo. Narakomeje nigira imbere ndabegera, ariko nkakomeza kumva ijwi ry'umukobwa hari ahantu ndizi. Ninyirishijweho nk'umuntu ufite aho agiye, ariko mu by'ukuri nashakaga kumenya neza abo bana bari bo. Mbageze imbere, ndebye neza, ntungurwa no kubona wa mukobwa ari Sandrine, ari kumwe n'undi muhungu witwaga Bosco, bishimye cyane. Nahise ncika intege, numva muri njyewe hari ikintu gihindutse. Mu by'ukuri Sandrine naramufuhiye cyane, numvaga nta wundi muhungu wavugana nawe. Ku munsi wakurikiyeho nk'uko narimenyeye ko buri gihe aza kundeba, nagiye aho yakundaga kunsanga, nuko ndategereza umukobwa ntiyaza. Uwo munsi natekereje ko wenda yagize ikibazo gitunguranye. Nanone umunsi wakurikiyeho nawo niko byagenze. Umukobwa naramutegereje ndamubura. Icyo cyumweru cyose cyarangiye nta uragaruka. Kubera icyo gihe cyose cyari gishize tutavugana, numvaga mukumbuye cyane. Nuko mpita mfata umwanzuro wo kujya kumwirebera. Ngeze aho yigaga mpagarara inyuma mu idirishya, ndeba aho yakundaga kwicara, mbona ntawe uhari. Nkiri aho mu idirishya, numva umuntu ankoze mu mugongo, maze ndikanga cyane. Mpindukiye mbona ni Sandrine. Nuko ambaza impamvu nari ndaho ngaho. Mu kumusubiza mubwira ko ari we nari nje kureba, kubera ko nari mukumbuye cyane. Nta kindi yongeyeho, yahise ambwira ngo nta mwanya afite, reka tuzavugana ejo. Nuko yinjira mu ishuri, sigara mpagaze aho ngaho. Hashize akanya gato, mbona umuhungu w'inshuti yanjye ari kuza ansanga. Nuko ansaba ko namuherekeza tukajyana gusoma ibitabo. Turi gusoma ibitabo, wa muhungu ambaza icyo nari ndi kumara hariya.
nuko mubwira ko nagiye kureba Sandrine kubera ko numvaga mukumbuye cyane. Nuko araseka cyane maze arambaza ati none se muravuganye? Mubwira ko tutavuganye byinshi ariko ko ejo dufitanye gahunda yo kubonana. Nuko ambwira ko yabonye Sandrine ari kumwe na Bosco basa nkaho bari mu rukundo. Maze ndamubwira nti reka kumbwira ibyo bintu, sinshaka kubyumva. Ahubwo ejo nzabona na Sandrine, ngomba kurara mubwiye ko namukunze. Nuko arambwira ngo amahirwe masa. Ibyo birangiye turakomeza twisomera ibitabo. Umunsi wakurikiyeho nagombaga kujya kureba Sandrine nk'uko twari twabisezeranye. Naritunganyije nshaka akarabo keza maze nerekeza aho twagombaga guhurira. Mpageze ibyo nabonye byatumye nsa nk'utaye ubwenge. Nuko mpita nicara aho nari ngeze. Za ndabo nari nzanye nazo mpita nzijugunya. Nari naranze kubyemera neza ariko kubera ibyo nari maze kubona byatumye mbyemera. Impamvu yari itumye ibyo byose biba, nari nsanze Sandrine na Bosco begeranye cyane bari gusomana. Nuko mbonye kuguma aho ngaho naba ndi kubicira ibyishimo, ndahaguruka ngo ngende. Numva Sandrine arampamagaye arambwira ngo nimbe ndetse kugenda abanza mbwire. Nuko ndahagarara, araza mfata ukuboko arambwira ngo nimubabarirwa naciye gahunda. Akomeza kumbwira ko Bosco hashize igihe gito bamenyanye, ubu bakaba bari mu rukundo. Nahise mubwira nti reka ngende, ndumva ntameze neza. Nuko musigaho ndigendera. Guhera ubwo Sandrine ntiyongeye kumbonera umwanya, ahubwo yakomeje gukundana na Bosco kugeza ikigo cyose kimenye ko bakundana. Ahantu hose Sandrine ari yabaga ari kumwe na Bosco. Ariko nubwo bakomeje gukundana, nanjye Sandrine sinigeze ndekera kumukunda. Numvaga ko wenda hari igihe kizagera akabimenya. Twarakomeje turiga kugeza umwaka urangiye. Habaho gusezerana ko abanyeshuri barangije n'abasigaye. Ubwo aho ku ishuri tuhavuye, ubuzima bwarakomeje, mbona akazi keza, nza no gukundana n'undi mukobwa. Umunsi umwe ubwo nari ndi mu rugo nibereye kuri telefone, ndi kuri Facebook, nabonye ifoto ya Sandrine yapostinzwe na Bosco ariko isa nk'imaze igihe kirekire. Nuko nyibonye ndahitegereza cyane. Numva urukundo rwose nakundaga Sandrine ruragarutse. Mpita nshaka ukuntu nabona nimero ye ngo muvugishe. Hashize iminsi 2 nimero narayibonye, maze ndamuhamagara ndamwibwira, nuko ahita amenya. Turaganira maze musaba ko twahura, arabinyemerera. Umunsi wo guhura warageze. Isaha yo guhura yageze, nahageze kare. Nuko ndicara ndamutegereza. Hashize akanya gato mbona imbere yanjye haturutse umukobwa mwiza cyane haza nsanga. Angeze impande mbona ni Sandrine. Yari yarahindutse cyane, wumve ko nabanje kumuyoberwa. Nawe ambonye nuko aranyegera arampobera. Maze numva utuntu twinshi twirukanse mu mubiri wanjye wose. Ibyo birangiye twaricaye turaganira. Ambwira amakuru ye, nanjye mubwira yanjye. Nuko ndamubwira ati reka duhindure ikiganiro, ndumva hari ibintu byinshi nshaka kukubwira ntigeze nkubwira. Nuko mubwira amateka yose y'urukundo nagize kubera we. Mubwira ko ari we mukobwa wa mbere nakunze kandi nakundaga cyane. Se koko warankundaga kugeze kuri urwo rwego? Kubera iki utigeze ubimbwira? Nuko ndamubwira nti naragukundaga cyane, wumve ko nigeze no kurwara kubera wowe. Buri munsi nabyukaga nihaye intego yuko ngomba kubikubwira, ariko twaba turi kumwe nkaburaho mera mbikubwira. Nuko arambwira ati sha buriya njye nabifataga nk'ibisanzwe, wowe nagufataga nk'inshuti yanjye isanzwe. Gusa nanone nabonaga wagira ngo ntuzi gutereta. Ndabyibuka rwose umunsi menyana nawe nahise nkwiyumvamo, numva ndakwishimiye. Niyo mpamvu nakomeje kujya nza kukureba cyane. Mbonye ntacyo uri kumbwira, nibwo Bosco yaje ambwira ko yankunze kandi ankunda cyane.
numvaga nta wundi muhungu nakundana nawe atari wowe, ariko kubera ko nabona gutanyitayeho nisanze ndi mu rukundo na Bosco. Turakundana kugeza n'ubu turacyari kumwe kandi ndamukunda cyane. Nuko ndamubwira nti ni byiza kuba mukiri kumwe, nanjye naje gukundana n'undi mukobwa. Nuko arahaguruka arambwira ngo ndimuherekeze atahe, hari gahunda zihutirwa agiye kujyamo. Nuko ndamuherekeza mugeza ku modoka arataha. Nguko uko nakunze umukobwa nkamwimariramo bikarangira mubuze kubera kumutinya cyane.